bugezeho antuma arambwira ati uzaze kuri santrale tugusobanurire. Yego. Umunsi rero nagiyeho kuri santrale nibwo yamfashe ku ngufu. Yagufashe ku ngufu? Yego. Yarashinzwe iki ku kiliziya? Yari umuyobozi wa santrale. Nahise numva nanze gusenga nyine, gusenga wa Katolike. Numva ndabyanze ariko ndakomeza kuko nakundaga kwiga. Nuko hashira igihe igihembwe cya gatatu kirangiye mu wa gatatu segonderi. Arambwira ngo nzaza n'ibiroti zanjye yo mu wa mbere n'iyo mu wa kabiri no mu wa gatatu. Arazinjyanira zijyana kuri paruwasi ku muntu wari ushinzwe Caritas. Nyuma rero baza kuntumaho. Bantumaho barambwira ati ntabwo kujya muri Caritas byakunda, ntabwo bagufasha ariko twagushakira umuntu wo kukurihira. Bambwira ko hari umumansiri wabonetse ushobora kundihira igice ayandi tukayongeraho. Kuko impamvu ndi kuvuga ko mwemera ko wambwiye ko yagusabye ko muryamana kugira ngo aguhe your favor, sibyo? Yego. Nyuma kumwemerera. Yego. Ubuzima bwawe bwahindutse gute? Byahindutse gute nubwo wagiye kwiga? Byahindutse gute? Uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Ikaze mu kiganiro nkuru yanjye, ikaze kuri buri muntu wese ubana natwe muri kino kiganiro cyacu cy'abanyarwanda, cy'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, waba uri muri Afrika cyangwa hanze ya Afrika. Uyu munsi rero mfite byinshi byo kukubwira bitewe nuko ndi kumwe n'umutumirwa nawe ufite inkuru yo kukubwira, kandi inkuru wagakwiye kumva kugira ngo nawe ubwawe ibyo bitazakubaho, bitazaba kubawe. Birakunda cyane. Hari ubwo dushobora gukora icyo twakwita prevention cyangwa tukirinda, bigakunda cyane. Aka kanya reka mbanze mbwire buri muntu wese uri kutwumva ngo abeho kandi abeho neza. Twebwe nk'abanyarwanda, twebwe ibyo twagiye ducamo ibyo ari byo byose, twebwe nk'abanyafrika, twebwe nk'abantu by'umwihariko muri East Africa, dufite impamvu zirenga ibihumbi zo kutajenjeka ubuzima. Uyu munsi niba ufite amahoro, niba ufite uburyo uriho, niba ufite uburyo bwo gukora, niba ufite uburyo bwo kutaryama ukaba wakwiteza imbere, ubikore. Dufite impamvu zirenga igihumbi zo kugira ngo dukore kandi tugere kure cyane. Nta mpamvu n'imwe igusobanura ituma uryama mu gitanda ngo wiganyire uvuga ngo ejo nzabaho gute kandi wirirwa uryama. Nta mpamvu n'imwe. Reka two kuvuga byinshi.
ibyo dutangiye ntabwo ari byo tugiye kuganira, ahubwo tugiye kuganira na Sandra ufite inkuru y'ubuzima bwe yamushegeshe n'uyu munsi ikimushegeshe. Niyo mpamvu twicanye hano ku nkuru yanjye. Sandra, uraho neza? Muraho neza. Umeze neza? Meze neza. Uri amahoro? Yenda amahoro. Imana ishimwe cyane. Yego. Ufite inkuru y'ibyo waciyemo bitari byiza, warabimbwe kuri telefone tuganira. Yego. Ndavuga nti tugomba kuganira wa mugani. Ukaruhuka. Inshuti zacu tubana umunsi ku munsi nazo zikakubwira ngo komera. Yego. Hari ubwo rimwe rimwe tuba dukeneye abatubwira ngo komera. Yego. Bakaguhobera akakubwira ati nubwo byabaye ubuzima burakomeza. Yego. Sibyo? Yego. Wumva ubuzima bukomeza? Burakomeza. Bukomeze cyane. Murakoze. Reka dutangiye kuri nimero de telefone abantu bakubona kugira ngo ikiganiro tugitangire neza, batamubwira ngo nabuze nimero telefone y'umutumirwa. Ngivuge. Nimero yanjye ni 079 1 2 3 4 4 0 3. Yego ko 1 2 3. Nimero ni nziza cyane. Twakomeje ufite inkuru yawe y'ibyo waciyemo, ni nabyo tugiye kuganiraho. Sandra, byagenze bite? Inkuru yanjye reka nyitangirire nyiri umwana mfite nk'imyaka 5. Yego. Namenye ubwenge tubana na mama. Kuri mama tuvuga turi batatu, ariko kuri papa mfiteyo mukuru wanjye. Ubwo mfite mukuru wanjye na musaza wanjye tuvukana kuri mama, nkagira na mukuru wanjye tuvukana kuri papa. Yego. Twabaga mu rugo rero dutuye mu nzu y'umuryango, ubwo ni ya nyogokuru na sogokuru ubyara mama. Yego. Tuyikuriramo ariko ubuzima butoroshye. Igihe kiragira njya kwiga muri primaire. Ngize muri primaire niho namenye ko musaza wanjye na mukuru wanjye tuvukana kuri mama tudafite papa umwe. Kuko iyo ugeze ku ishuri bakoza amazina y'ababyeyi, ariko kongeraho ko bariho cyangwa batariho. Ubwo papa navugaga ko atariho. Ndiga ngize mu wa 6 primaire, nakoze ikizamini cya leta ndatsinda. Nsinze biba ngombwa yuko najya kwiga aho banyohereje kubera ubushobozi ari ntabwo. Ubwo njya kwiga muri 9 zari zije. Hari hashize umwaka hari bazishyizeho. Njya kwiga muri 9, niga muri Sinawani. Aho nigaga biba ngombwa ko ikigo bakimura bakijyana kure. Ubwo tuhatangira muri Sinato na Sinasiri mu wa 2 no mu wa 3. Ndareba mbona mu wa 3 nabwo nzatsinda kandi ikigo kiri ahantu kure. Nkajya mbwira mama nawe ati se ko mbona nzatsinda nanone bizagenda gute? Akicishikira nyine nk'umubyeyi kuko yabonaga n'ubundi nta bushobozi. Kubera rero nari umukatolike, nakuriye muri korali. Nyitangira mu wa 1 primaire nari ndi muri korali mbyina mu kiliziya. Ubwo birumva baba nabyina mu kiliziya. Nabyinaga mu kiliziya. Ubwo noneho ngize mu wa 3 secondaire nari narakoze, nari nsigaye ndirimba. Nkajya numva bavuga ngo abantu bafashwa ngo na Caritas. Nkavuga ariko kuki ngiye batamfashije kandi nayo ndi umukatolike. Biba ngombwa ko mbaza negera umuyobozi wa centrale twararirimbanaga. Ndamubaza ati kujya muri Caritas kujya umuntu bamufashe bisaba iki? Nuko yarabanje arambwira ati se wanyu mufite amafaranga ngo uzaze ngo ngufashe. Numva nyine hajemo amafaranga nanone. Ndataha. Ubigezeho antumara arambwira ati uzaze kuri centrale tugusobanurire. Yego. Umunsi rero nagiye kuri centrale nibwo yamfashe ku ngufu. Yagufashe ku ngufu? Yego. Yarashinzwe iki ku kiliziya? Yari umuyobozi wa centrale. Nahise numva nanze gusenga nyine, gusenga wa katolike. Numva ndabyanze ariko ndakomeza kuko nakundaga kwiga. Nuko hashira igihe igihembwe cya 3 kirangiye mu wa 3 secondaire. Arambwira nzaza ni biroti zanjye yo mu wa 1 n'iyo mu wa 2 no mu wa 3. Arazinjyanira zijyana kuri paruwasi ku muntu wari ushinzwe Caritas. Nyuma rero baza kuntumaho. Bantumaho barambwira ati ntabwo kujya muri Caritas byakunda, ntabwo bagufasha, ariko twagushakira umuntu wo kukurihira.
bambwira ko hari umumansiri wabonetse ushobora kundihira igice ayandi tukayongeraho. Birakunda ariko urumva ko nyine kubera ko nari narafashwe ku ngufu ntabwo byari byoroshye. Nese Sandra, ndashaka tubwire byagenze bite kugira ngo uwo munsi uwo mugabo gufate ku ngufu muri ku kiliziya, njya gufatiye ku ngufu ahagana he, yakubwiraga iki, yakwizezaga iki kuri uwo munsi? Turambura uwo munsi twumva uko byagenze. Ni ukuvuga ngo yari yaraje muri korali yacu turirimbana gake gake, nyine nava ku ishuri urumva twatahaga saa 8, naba nagiye muri repetition akashobora kumbwira ati genda hariya baguhe fanta, kubera ko ntabwo twagigaga ku kigo, nabaga mpitiye ko ngiye kurepeta. Uwo munsi rero ubwo yanumagaho ntabwo hari habaye repetition, yari ari wenyine kuri centrale. Kuri centrale hari amasare, haba hari amasare atandukanye. Ubwo muri sare niho yabikoreye. Muri sare? Yego. Ko nyine uwo munsi kigeze kuki utatabaje? Iki gihe nyine ko bwari ubwa mbere nahise ntaka cyane, nuko arandeka ndagenda. Ariko kari ubwa mbere ubwo natashye mfite ubwoba, nzi ko nasamye, narababaye cyane. Nuko ariko nyine yarabikurikiranye, n'ubundi haboneka umumanseri wo kumfasha. Yego. We ubwo Yesu kwizeza ati uziga humura, agufata ku ngufu biba nk'igitambo. Yego. Umva iyo bitaba n'ubundi ubwo ntabwo ari kubikurikirana. Nuko umumanseri yarandiye, ndangiza mu wa 6 segonderi. Mu wa 6 segonderi marangije, nari narize imibare na physique na computer. Kandi mu rugo ari mu cyaro. Nkibaza nzabikoresha hehe, bizagenda gute? Ariko Imana ibihari. Nkirangiza mu wa 6 segonderi nabanje gushaka akazi, ndakabura, njya gukora akazi ko guhinga, nahinze nk'iminsi 3 birananira. Yego. Ubwo mpembesha iminsi 3. Binaniye njya gukora ikiyede, nagikoze iminsi 30. Ubwo amahirwe wa mama wamfashije muri Caritas yarampamagara ambwira ati mfite alimentation waza ukamfasha nta kibazo. Njyayo ndamufasha, igihe kiragira cyo kwiga kaminuza, njya kwiga kaminuza. Ubwo amafaranga nakoreye yo kuri uwo mama yaramfashije mu kwiyandikisha ndetse no kugura udukoresho dutandukanye. Ngenda njya kwiga kaminuza. Ariko mama nyine amereza iti cyangwa ati nta yandi mafaranga mfite. Kurumva ntago bizi ibintu byo kwiga, nta n'umuntu nabazaga amakuru, ntawe nari mfite. Nageze aho niga baravuga ati no kwishyura restaurant no kwishyura amacumbi. Ndahamagara mama, yambwiye ko ari itike gusa yampaye. Ndangije mpamagara umubyeyi anyohereza amafaranga yambereye imfura, arayama, ayo kwishyura restaurant ndetse no kwishyura icumbi mu gihe dutegereje inguzanyo. Yego. Nari narihaye intego ko nzashaka, ndangije kaminuza byibuze nyuma y'imyaka 2. Narangije muri 2019. Ndangije nagiye gukora igifundi kuko nize construction technology. Yego. Nahise nshaka akazi nyine, mbona akazi k'igifundi. Ndagakora nyuma nza kuba foreman nko mu kwa 8. Nagiye gukora ubuforeman mu kandi karere ka Nyabihu. Ngarutse kubera covid nasubiye mu gifundi wacu muri quartier. Mahurira n'umusore ko no muri quartier twari dutoranye. Yego. None yari yaransabye ko dukondana niga muri primaire mu wa 6. Ndavuga ati ntago nabishobora ibi bintu, reka tubyihorere. Icyo gihe ndavuga ati tubyihorere, ntago nabishobora. Ngarutse rero mu gifundi nibwo twahuye kuko nawe yize ubwubatsi. Yego. Ndavuga ati noneho ubu ngubu ndi kubona nkoze, nta kibazo twakundana, nkanabibwira mu rugo. Yego. Bibwiye mu rugo barabyanga. Kubera iki? Arambwira ati ntago washaka muri uriya muryango, ati hoya ntago tubishaka. Ati bagiramo abantu bagira uburwayi bwo mu mutwe, ati subwo nawe bikubayeho. Ariko njye naramukundaga nyine. nyine biranga barabyanga
njye nawe dufata umwanzuro tujya kubana. yego Tujya kubana turigendera nyine tutabivuze, nabivuze nagezeyo. yeah. Agenda dukodesha muri Kimironko. Tugezeyo nibwo ntamagaye mama ndavuga ati nashatse ubwo ntabwo ndi bugaruke mu rugo. Nyuma yaho ariko nyine bakajya bampamagara bakambwira ati wavuye wagarutse mu rugo ko tutabishaka. yeah. Bakampamagara bakampatiza nkumva ariko umugabo simbimubwiye. Nyine nkumva birankomereye mu mutima bikankomerera cyane nkajya ndara ntasinziriye. Noneho yari yaranteye inda igize nk'amezi 2. Nimba ari ukubera stress ntabwo mbizi yavuyemo. yego Yaje kuvamo, imaze kuvamo kandi nyine naye mbona nta kazi mfite, nawe akazi ni ibiraka. Nkabona ubukene buradusatiriye. Nibaza uko tuzabaho. Ku bw'amahirwe nza kubona akazi. Mbonye akazi ndavuga ati nabonye akazi. Abanza kubyanga umugabo wanjye. yego Avuga ati ntabwo urakira urajya mu kazi utarakira. Kuko nibwo nari nkiva kwa muganga. yeah. Nuko nyine turashwana ariko birangira akazi nkagiyemo. yeah. Akazi kajyamo ubwo nyine mu rugo barabimenye kuko narasizeyo diplome zanjye. Byabaye ngombwa ko mfata diplome kugira ngo njye muri ako kazi. Barabimenya barambwira ati kandi ubwo uramubwira ahantu ugiye gukora hariho. yeah. Ati ntubimubwiye kandi ku mutima nararangije kubimubwira. Ati ntubimubwire nujya mu kazi ugenda ukora nurangiza uzatahe mu rugo iwacu. yego Nagiye mu kazi nagakoraga nyine mbangamiwe kubera nibazaga se nzajya ntaha hehe, nzataha k'umugabo, nzataha mu rugo, bizagenda gute? Kuva icyo gihe cyose ubwo nari nzi ko n'ubundi ko papa yapfuye. yego Mu kwa 10 akazi nakabonye mu kwa 10 kwa 2021. Mu kwa 11 nibwo nakiriye telefone iri kumbwira ko papa yatashye. Numva ndishimye ariko n'ubundi mfite akababaro yuko urushako biri kwanga. yeah. Ndishima igihe kigeze ndataha. Ntaha ku mugabo. Mbwira mu Rwanda ati arutuntu ngiye gufatana naribagiriweyo ndaza koza. Barakomeje barampatiriza cyane mfata umwanzuro ndataha. Ngeze mu rugo ubwo nyine umugabo nawe yaratashye asanga nahari. Ahamagara iwabo ababwira ko nagiye. Kubera ko duturanye mama yahise aza mu rugo asanga nageze mu rugo. Ubwo baraganira sinzi nyine umwanzuro wayifasheho baravuga ati nsubireyo. Ariko nasubiye nabanje kubona na papa. ku nshuro ya mbere byagenze gute se kugira ngo papa mumenye hashize igihe kingana gutyo? Urumva nyine ngo bari barahungiye muri Kongo. Nuko mu gutaha nyine ntago yagarutse we. Agaruka icyo gihe. Sinari muzi ariko nahoraga 2021. Nahoraga nibaza se nsanande nsana mama nsana papa. Papa yarameze gute? Araza nyine icyo gihe muri 2021 numva ndishimye cyane. Ubu ngubu nyine arahari ariko nagabana na mama. Usanga murasa? Turasa. Yego. Okay. Ubwo nyine ibyo byaranshimishije. Birangira n'ubundi nsubiye ku mugabo wanjye. Turabana ariko ntago turakora ubukwe, ntago turasezerana mu murenge cyangwa se imbere y'Imana. Yego. Ariko numva nyine Imana nitubona ubushobozi tuzakora ibirori. Yego. Bishimisha wenda ababyeyi. Wasanga wenda baramwaga kubera ko ari umukene. Ariko ngiye kuko namukundaga kandi mbona twese dufite amaboko dushobora gushakisha bigakunda. Wamubwiye igikomere cyawe cyuko wamugaye gusabye ko muryamana akagufata ku ngufu kugira ngo urihirwe amashuri? Umugabo wanjye wa mugabo wo ku Kiliziya wamubwiye igikomere cyawe ukibwira umugabo wawe? Umugabo wanjye we arabizi
ko nize nyine uko byagenze kugira ngo mbashe kujya kwiga. Narabimubwiye. bivuze ngo iyo utaza kuryamana n'uwo se ni ukuryamana ni ugufatwa ku ngufu. Yaramfashe ku ngufu. Yego. Iyo utaza gufatwa ku ngufu nawe bivuze ngo ntabwo wari kwiga, ntabwo ari kugushakira umuntu ukurihira. Ntabwo ari kumushakira kuko nari mfite inshuti yanjye nayo twagendanaga icyo gihe, urumva ni njye yafashije, we ntabwo yamufashije. We yakomeje kwiga ahandi twigaga kubera ko we ntabyo yatanze. Yego. Tubwire nyuma yo kumwemerera, kuko impamvu ndi kuvuga kumwemerera ko wambwiye ko yagusabye ko muryamana kugira ngo aguhe iyo favor, sibyo? Yego. Nyuma yo kumwemerera, Yego. ubuzima bwawe bwahindutse gute? Byahindutse gute n'ubwo wagiye kwiga? Byahindutse gute? Nyuma yo kumwemerera narihebye, nagize agahinda gakabije, nkaba nigunze, ariko kubera ko urumva nifite mama ntabwo yabimenyaga. Yabaga yagiye gushakisha n'ubundi akaza nimugoroba, ntabimenye ntabibone ko nyine umwana we afite ikibazo. Ariko njye muri njye nafite agahinda gakabije, numva narihebye, numva nariyanze. Yari umugabo ki? Yari uwo muntu, yari umugabo ki muri sosiyete? Yafite umugore, yafite abana? Yari afite abana, afite umugore n'abana. Ubu ngubu bashobora kuba abyaye 3. Ariko nyuma yanjye hari undi muntu twaririmbanaga muri korali, numvishe ngo yamuteye inda, barabyaranye. Urumva ko yari umunyangeso. Kiliziya se ntabwo yigeze imenya ibyo ngibyo ngo imukure kuri uwo mwanya kuba umukuru wa Kiliziya Centrale? Ntabwo akiri umuyobozi wa Centrale, bamukuyeho. Bakoze amavugurura mu buyobozi avaho. Ntabwo numvaga bimbabaje kuko muri Centrale nyine ubwo iyo nta misa yabaye, umuyobozi wa Centrale niwe utanga umuhimbaza akagenda agasoma imbere. Nkavuga ati azajya ahagarara imbere yigisha abantu bikirize koko. Bivuze ngo yajyaga imbere y'abantu agasoma misa mugari cyangwa uwo muhimbazo, nawe ukayijyamo, ubuzima bugakomeza, mwahura mwahukubita n'amaso ukagenda bite? Icyo gihe nacitse intege, ntabwo nongeye gukunda kujyayo cyane. Nahise ncika intege, nari ubwo nyine kuririmba ndabireka, nari no muhereza nahise mbivamo, mpita ncika intege cyane. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nigaga mu wa 3 segonderi. Yego. Mfite nka 15. Yego. Nahise ncika intege, ntangira kujyaho gake. Ku bw'amahirwe ngiye kwiga noneho nahise mbireka, byahise birangira. Ntiwamubajije uti se kuri umukristo ukuriye Kiliziya hano kubera iki ibi bintu bikoze? Ntabwo nabimubajije, ahubwo umugore yajyaga ahamagara ngo ati se kutadusura mu rugo bite, nyine kutakidusura byagenze gute? Yego. Nkavuga ati nzaza, ariko ku mutima nyine nkavuga ati ntaho najya. Nyuma baje no kujya bavuga ati ibiriya byose agezeho, nyine abona nkora igifundi, bakabona nyine amafaranga ndayabona, ati ibiriya byose agezeho ni ukubera runaka. Uwo mugabo? Mama arabimbwira, avuga ati siko birirwa avuga ati kubera runaka yagufashije niyo mpamvu utangiye kubona amafaranga. Nuko nyine dupanga umunsi tujyayo, tujya kumushimira. Kumushimira? We na mama? Ntabwo ni kubera ko mama atarabizi, naravuze ati nta kibazo tuzagenda tujye kumushimira nyine kubera ibyo yankoreye. Winjira mu rugo rwe muramushimira? Wenda amagambo agabanuke. Amagambo iyo kuvuga ati nyine ibagezeho ni ukubera runaka yamufashije. None ntabwo ushima? Yego. Ubu tujya nyine ndamushimira, birarangira. Kuva icyo gihe ntabwo nongeye gusubirayo. None ubwo urumva uwo munsi wo kujya kumushimira ubizi ko wowe yagusabye ko muryamana kugira ngo agufashe muri ibyo byose? Abantu ntabyo bazi. Wari umwana ujya kumushimira, ubwo
duhe iyo shusho byari bimeze bite? naramurebaga nkabitekereza ahubwo ati baravuga ati kubera ngeze ahangaha no kubera we, ariko nanjye hari icyabaye kugira ngo ngere ahangaha nyine nkumva sinishimye ariko ndabikora by'umuhango. havugirwa amagambo n'umugabo nawe avuga ijambo se. Yego. ati kirere tubwe muri jambuye. aravuga ati ndishimye ko nyine umwana nafashije byagize umumaro akaba agize ahagera. nyine turishima turasabana turataha. mama gushimira ko aramushimira ko yagufashije. Yego. ntabyo azi no kugeza uyu munsi ntabyo azi. ntabwo azi ibyo. kuki wabibwiye umugabo wawe se? umugabo wanjye urumva agomba kubimenya. sinzi nyine umugabo tuba twizerana, tuba tugomba kubwirana buri kimwe cyose. ikindi kandi kuba yarasanze nyine ntari isugi yagombaga kumenya aho nabutakarije. wabwiye urumva ni ikintu gikomeye. wakibwiye umugabo yacyakiriye gute? umugabo yarabimenyeye ariko nyine kubera ko byanze bikunze n'umugabo aramuzi kuko n'uwiwanyu. aramuzi aranamuzi. narabimubwiye ahita nyine amubwira ati ntabwo nari mbizi, ntabwo nari nzi ko ari uko ateye, atari gusa numva ko nyine yateye n'inda umukobwa uyu n'uyu. nuko nyine birarangira kuko nyine nta nubwo twari tukivugana uwo mugabo. iyo muhuye bimeze biti n'uwo mugabo? duheruka guhura kera, icyo gihe njya kumushimira ntabwo twongeye guhura. kamwe ntabwo mubura guhura no mu nzira wagiye iwanyu? nagiye iwacu ntabwo dukunda guhura, ntabwo duturanye cyane. ni mu murenge umwe ariko ntabwo duturanye cyane, ntabwo dukunda guhura, nta nubwo mbyifuza ko twahura. muhuye byagenda bite? byagenda gute? nawe mubaza impamvu. amubaza impamvu yabikoze. ko yabonaga nkiri mutoya wenda yari gushaka abakozi. ufite imyaka 15? Yego. Yego. byahinduye gute ubuzima bwawe Sandra? ubuzima bwanjye ukuntu bwahindutse kubera icyo gikorwa cyabayeho, bituma numva nshaka gukora cyane kugira ngo abana nzabyara byibuze bo ntibazahure n'ibyo bikomere. nzabashe kubaha icyo nzaba nshoboye nzakibaha, n'amashuri wenda baziga nyine ariko ntibazagire ikiguzi batanga kugira ngo bige. nubwo twumva ngo ruswa y'igitsina we warayitanze. Yego. itanga ku ngufu. byumvikana ruswa ari ruswa nyine. iyo wumvise iryo jambo ngo ruswa y'igitsina ukumva harimo benshi bahakana ko ntabwo bibaho, nta muntu utanga ruswa y'igitsina ku ngufu. oye bibaho nyine bitewe n'icyo ushaka. birashoboka. nk'ubwo narinze ubwenge kandi nkumva nyine nicyo kintu nshoboye kwiga, nkumva nta kindi kintu nshoboye, nkumva nshaka kwiga wenda hari aho bizangiza kandi ubu nyine hari aho bingejeje. urabyemera? ndabyemera, nanga iyo ruswa barandihira. none se mwarapanze arakubwira ati duhurire ku kiliziya? yamaye umunsi wo kuziraho. uzi icyo ugiye gukora? oya. yamaye umunsi ngo nzi ansobanurire ukuntu Caritas ifasha abantu. ku kiliziya ubwo ntari ko binsobanurira. uwo munsi rero njye mvuye ku ishuri kuko yari inzira nyine, hari inzira ingeze mu rugo nyurayo. urangije nyine arabikora, ntabwo yansobanuriye ahubwo icyo gikorwa nyine yahise mfata ku ngufu, ntabwo yansobanuriye ibya Caritas. wari wambwiye ko njya gusabye ko muryamana sibyo? iki gihe ntabwo yabitse, yamfashe ku ngufu. yagufashe ku ngufu? Yego. yamfashe ku ngufu kuko yabitse abana, ntabwo nari kujyayo. Yego. uramwemerera se plutôt
turi twenyine muri sare nta wundi muntu arafunga. arabikora. Ubonye ari gufunga ntabwo wabonaga ko nari ubwoba bwaranyishe, ariko nyine kurwana urarwana bagiraho imbaraga zigashira, wanabwiriwe ntabwo biba byoroshye. Ugeze uyu munsi rero, ubwo umugabo turi kumwe anarize, ndarangiza mfite diplome ya AE mu bwubatsi. Ubu ngize amahirwe nabona na A0. Yego. Numvaga warakomeje kwiga kaminuza. Narize kaminuza ariko muri IPRC batanga AE. Yego. Ubu rero nibwo bashyizeho uburyo bwo kwiga A0. Ubwo rero kwiga A0 ushobora kwiga wirihira, inguzanyo zo ndakeka hari ntazo. Yego. Ni ukwiga umuntu yirihira A0 byamfasha. Mbonye A0 byandushaho gusa. Uteganya kwibona gute? Ni ukwiga nirihira ariko ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye gute? Amafaranga yo kuriha, yo kwishyura aba ari menshi. Ni ugusevinga cyane kugira ngo azaboneke, ariko urumva ko bitoroshye kubera ko umugabo nta kazi afite. Ese mwaje kubyara? Twarabyaye, dufite umwana ufite imyaka 2 n'igice, azuza 3 mu kwa gatandatu k'uyu mwaka. Umva muri kukumva kakanya wamubwira iki? Icyo wumva umuntu uri kunyumva kakanya aba yari umubyeyi, yabasha kumenya amarangamutima y'umwana we. Kajya begera abana bakabareba, abana nabo bakaganiriza ababyeyi babo ku bibazo bahuye nabyo. Njye nahuye nabyo ndicecekera, sinavuga. Mama yabonaga nyine ibintu biri kuba, kumva ko biri guca mu mucyo. Kumva ko nta kindi kintu, nta kindi kiguzi gihari. Ubwo rero ababyeyi ni ukwegera abana tukamenya amarangamutima yabo. Umunsi ku munsi umwana wabona yahindutse ukamenya ko hari ikibazo yahuye nacyo. Uko icyo gihe biba, narihebye nkagira agahinda, sinakundaga no kuvuga nyine. Ubwo mama yaba ari umuntu tuganira umunsi ku munsi yari kubimenya. Reka tugane ku musozo. Yego. Umva umuntu uri kukumva muri kano kanya, muri aya marangamutima yawe no muri ibyo bikomere byawe, uzafata nimero yumva yagufasha gute, mwagana gute? Uwafata nimero yanjye urumva nshaka kwiga A0, aba afite amafaranga yamfasha mu kuriha nta kibazo, kuko kwiga byo ntacyo byantwara, kwiga byo ndabikunda. Mfite umwanya wo kwiga najyayo, kuko hari naho nyine nabonye bari kujya kwa prayinga. Napfuye kwa prayinga ariko nta bushobozi. Napfuye kwa prayinga, baramfashe bambwiye ko bazatangira ejo kwa gatanu muri weekend. Nzajyayo nibyanga nzasuspanda, wenda nzasubire amafaranga yabonetse. Vuga nanone nimero telefone yawe. 079 123 4440. Urakoze. Yego. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service, kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura,
akongera agasa neza. Duhe ikaze nka Vima Cleaning Service dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61.